Reka tubifurize ibihe byiza bakunzi babizaza TV Rwanda, reka tubifurize kandi ibyiza byose, ibyo mukora, ibyo munyuramo, tubifurize urukundo, tubifurize iterambere, tubifurize kubana ndetse n'amahoro mu miryango ndetse no mu mutima wawe aho waba uri hose. Ibihugu mpuzamahanga harimo cyane ibya Afurika byose byahiye ubwoba biratangara ubwo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahagarikaga inkunga zitandukanye yaziteraga. Ibihugu mpuzamahanga harimo cyane ibya Afurika byose byahiye ubwoba biratangara bibona ko ibintu bicitse ururondogoro. Benshi mu banyapolitike rero nabo bahise batekereza ku kigo cy'imari mpuzamahanga cyafashaga isi muri rusange aricyo USAID, maze bakibaza kuri ibyo Perezida Donald Trump mu nyandiko ze zasinyweho n'umukono wa wino y'ikaramu atangaza ko iki kigo gihagaze mu gutera inkunga ibihugu bitandukanye ku isi ya rurema. Umugabo yahise atangaza ko 83% byatangwaga n'uyu mushinga mu bihugu bikennye cyane ku isi bihagaze, hagasigara ibigera kuri 17 ndetse na 20% byonyine. Ati reka tubigerageze mu gihe cy'amezi 3 turebe niba uyu mushinga uzakomeza cyangwa se wavaho burundu. United States Agency for International Development USAID cyatumye ibihugu, abayobozi, urubyiruko, ibigo by'amashuri bitandukanye, ibigo by'ubuzima bitandukanye bitangira kurira birera yo kwereka kuko byose byabonaga inkunga biciye kuri iki kigo cya USAID. Nyivuga rero ibyo nuko muri ibyo bihugu byinshi cyane byabonaga inkunga ikomeye cyane mu buvuzi mpuzamahanga bukomeye cyane nka agakoko gatera virusi itera sida, aho kandi byibura umuntu yari yaratuje agakora ibyaha uko ashatse, ndavuga kuryamana ntabyo kwikingira, ugasanga abandi baryamana bahuje ibitsina, cyangwa se ugasanga gufata ku ngufu kw'abagore byagiye byongera umunsi ku munsi. Iki kigo rero United States Agency for International Development USAID cyagiraga uruhare runini cyane mu buzima bw'isi muri rusange kuko nta gihugu ku isi kitaabonaga cyangwa se kitaguraga ndetse kandi ngo bikorane bya hafi n'uyu mushinga. Umva rero uko uyu mushinga wagiye ukora byinshi cyane ugafasha ibihugu bitandukanye bikiri mu nzira y'amajyambere kuba batera imbere. Rero uyu mushinga ugasanga utera inkunga ibigo bitandukanye, kigatanga amafaranga menshi cyangwa se inkunga nyinshi cyane kuruta hafi umusaruro mbumbe w'igihugu muri rusange. Muri byo rero ibihugu cyane mu bijyanye n'ubuzima, iki kigo USAID cyagatangaga amafaranga atandukanye, kikifashisha kandi mu kubona imiti, inkingo zitandukanye, ubujyanama butandukanye ku ndwara zitandukanye harimo ndetse n'indwara ya sida, malaria, mpox, kolera, indwara zandura zitandukanye ndetse n'indwara zitandura kandi nazo zitandukanye. Ubanza ariyo mpamvu rero umuryango mpuzamahanga cyangwa se ikigo mpuzamahanga cyita ku buzima World Health Organization OMS uburira ibihugu byinshi cyane ku isi ko bishobora kubura imiti y'agakoko gatera sida, ndetse bikaba biri gutanga impuruza zitandukanye. Ari nayo mpamvu zihora zitanga impuruza ku gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba cyasigaho kigakomeza gutera inkunga iki kigo kugira ngo kibone imiti itandukanye. Bakunzi rero babiza TV Rwanda, reka uyu munsi tuganire kuri iyi ndwara ya sida, tuvuge imico, imyitwarire, imimerere ndetse n'uburyo iyi ndwara yandura, uburyo yinjiye mu tunyangingo tugize umubiri cyangwa se amaseri, aho ashobora gushwanyagurika mu gihe gito cyane ubuzima bugatangira kuba bubi. Nitwa Eric Nshimimana, niho muri kumva, naho iyi ni Biza TV Rwanda muri kumwe. Ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino, imyidagaduro, ibihangange muri politike n'ubuzima bw'isi muri rusange, yose n'ahandi wabikura atari kuri Biza TV Rwanda. Wewe ukomeze ukore subscribe, ukoreshe maze ibiganiro byacu na documentary bikugereho umunsi ku munsi. Nawe ukoze subscribe aka kanya, menya ko utangiye urugendo rushya n'ubuzima bushya
bwo kumenya isi n'abayituye. Ndagushimiye ko ugiye kumenya ko ubuzima bw'isi bwose bushingira ku buzima bwa muntu. Uri mu Rwanda, uri mu turere tugeze 30 tugize igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umujyi wa Kigali, uri mu karere k'Iburasirazuba bwo n'u Rwanda, u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda, Tanzania, abari Sudani nawe, Central Africa, South Africa, West Africa, batwumva muri ikota amasimbi za Canada, mu Bwongereza n'ahandi, bifurije ibihe byiza, mbaye ikaze mu muryango mugari wa Biza TV Rwanda. Aha kandi turifashisha ibinyamakuru bitandukanye nka BBC News Afrique, urubuga ntangazamakuru Wikipedia ndetse n'ikinyamakuru cyo mu Rwanda Inyarwanda.com ndetse na France 24. Ndagusabye wonege amatwi munota ku munota, isogonda ku isogonda, maze wumve akantu ku kandi nkuhaye ikaze mu muryango mugari wa Biza TV Rwanda. Virusi itera sida ni agakoko kambura umubiri ubudahangarwa. Virusi ya sida ica umubiri intege, ikawambura ubudahangarwa maze igatera ubwandu bw'indwara zitandukanye mu mubiri wa muntu. Iyo kandi itavuye hakiri kare, virusi itera sida itera indwara zitandukanye, bikarangwa no gucika intege k'umubiri ku buryo uba utakibasha guhangana n'indwara, ari nabwo kandi umurwayi bivuga ko arwaye sida. Abantu kandi banduye virusi itera sida, iyo nta miti bafata igabanya ubukana bwayo, bashobora kumara imyaka 3 gusa. Iyo umuntu kandi yanduye virusi itera sida afashwe n'izindi ndwara z'ibyuririzi kandi nta miti igabanya ubukana, anywa icyizere cy'ubuzima n'umwaka umwe gusa. Abantu rero banduye virusi itera sida baba bagomba gufata imiti kugira ngo bakumire gupfa vuba kandi byihuse. Nyuma yo kwandura rero kwa mbere, umuntu ashobora kutabona ibimenyetso by'iyo ndwara, cyangwa se ashobora guhura n'igihe gito cy'indwara zimeze nk'ibicurane cyangwa se za gripe mu ndimi z'amahanga. Ubusanzwe rero ibimenyetso tuvuze haruguru bikukirirwa n'igihe kirekire nta bimenyetso byigaragaza babikugaragaza iyi ndwara. Iyo rero ubwandu bugenda bwiyongera mu mubiri wa muntu, bubangamirwa cyangwa se bubangamira cyane cyane ubudahangarwa bw'umubiri muri rusange. Bikongera kandi ibyago byo kwandura indwara zisanzwe nk'igituntu, kimwe n'izindi ndwara zibasira umubiri mu buryo butunguranye, ndetse kandi n'ibibyimba bitamenyerewe ku bantu basanzwe bafite ubudahangarwa buhagije muri mubiri wabo. Ibimenyetso kandi byigaragaza nyuma yaho ari nibyo kandi bikomeye cyane, nibyo bituma umurwayi bivuga ko yanduye virusi itera sida. Kenshi bigaragazwa cyane cyane no gutakaza ibiro byinshi ku buryo bugaragarira amaso yawe. Virusi itera sida kandi ikwirakwizwa cyane cyane n'imibonano mpuzabitsina idakingiye, harimo n'ibikorwa byo gutingana bashyira ibitsina mu kibuno, ndetse kandi n'ababishyira mu kanwa, kandi abakabikora mu buryo babikora ku bantu baba badahuje igitsina. Guterwa rero amaraso yanduye, inshinge zikoreshwa kwa muganga batera imiti mu mubiri w'umurwayi, ubumenyi kandi cyangwa se ukabona umubyeyi utwite akaba yayanduza umwana atwite iyo adafashe imiti ku gihe, iyo kandi umubyeyi abyaye cyangwa se binyuze mu konsa kw'amashereka umwana. Amatembabuzi kandi asanzwe nk'amacanwe, ibyuya ndetse n'amarira ntabwo byanduza virusi itera sida. Virusi itera sida ni imwe muri za virusi zibarizwa mu itsinda ry'amavirusi azwi ku izina rya retrovirus. Retrovirus rero ni umuryango mugari wa za virusi cyane cyane nk'iyi ngiyi ya sida. Gusa abashakashatsi bagaragaza ko uyu muryango wa retrovirus harimo n'izindi virusi zitandukanye, ariko izwi cyane ni iyi y'agakoko gatera sida.
uburyo rero bwo kwirinda virusi itera sida burimo imibonano mpuzabitsina ikingiye, gahunda zo gukoresha neza inshinge zujuje ubuziranenge, kuvura abanduye hamwe no gukoresha imiti nka prophylaxis mbere na nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Ibi miti rero nka prophylaxis ni imiti ikungahaye mu binyabutabire byo kuba byakica cyangwa se bikaba byashwanyaguza ubukana bwa virusi itera sida. Iyo rero ari umwana uvutse yanduye virusi itera sida, we na nyina umubyara bahabwa imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida. Nta muti cyangwa se urukingo rwa virusi itera sida ruhari kugeza na n'ubu, nubwo kandi yari yamaze gukorwa ndetse no kugeragezwa ku isi, ariko imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida ishobora gutuma umuntu abaho igihe kirekire byenda kungana kimwe nk'abantu basanzwe bazima batanduye iyi ndwara. Iyo rero ubuzima wumva butameze neza ni ngombwa kurikira kwa muganga. Ni byiza rero gutangira gufata imiti no kwivuza no kwisuzumisha buri gihe ukimara kumenya ko wanduye virusi itera sida. Hatabayeho kandi kuvurwa impuzandengo yo kubaho nyuma yo kwandura n'imyaka igera kuri 11 yonyine ukimara kwandura iyi virusi itera sida. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 abantu bagera kuri miliyoni zigera kuri 37.9 banaga na virusi itera sida, bituma hapfa bagera ku bihumbi 770, abagera kuri miliyoni zigera kuri 20.6 muri abo kandi baba mu burasirazuba ndetse no mu majyepfo ya Afurika muri rusange. Hagati rero y'igihe sida yamenyekanye mu ntangiriro z'umwaka w'1980 ndetse n'umwaka w'2018, iyi ndwara yateje urupfu rw'abantu bagera kuri miliyoni zigera kuri 32 zose ku isi. Virusi itera sida ifatwa nk'icyorezo gikomeye cyane, icyorezo cy'indwara kiboneka ahantu hanini kandi kigenda gikirakwira umunsi ku munsi kirirukanka cyane. Virusi rero itera sida yavuye mu zindi nyamaswa zitandukanye cyane, yerekeza ku bantu bo muri Afurika yo mu burengerazuba bwo hagati, ubwo ndetse mu burengerazuba bwo hagati niho yabonetse mu ntangiriro kugeza no hagati mu kinyejana cya 20 cy'ejo bundi rwose. Ubwandu bwa virusi itera sida bwamenyekanye bwa mbere n'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe kurwanya ndetse no gukumira indwara zitandukanye CDC mu mwaka w'1981, kandi hamenyekana igitera virusi itera sida, ubwandu bwa virusi itera sida, ndetse kandi byagaragaje ko mu ntangiriro y'imyaka 10 ya mbere y'uwo mwaka nibwo batangiye kuyibona. Virusi itera sida rero yagize uruhare runini cyane muri sosiyete zitandukanye ku isi ya rurema, iba kandi indwara ndetse n'isoko y'ivanguramoko, isura, uruhu, imigabane ndetse n'akarere. Iyi ndwara kandi igira ingaruka zikomeye cyane mu bukungu bw'isi. Hariho kandi imyumvire myinshi cyane itavugwaho rumwe na rumwe mu birebana na virusi itera sida, nko kwizera ko yanduzwa gusa no guhuza ibitsina mu buryo busanzwe. Iyi virusi rero cyangwa se indwara yateje impaka nyinshi cyane mu banyamadini ndetse n'amatorero, harimo n'umwanya wa Kiliziya Gatolika yo kudashyigikira ikoreshwa ry'agakingirizo mu rwego rwo kuyirinda. Yatumye kandi habaho ubuvuzi budasanzwe ku rwego rwa kiganga ndetse ku rwego mpuzamahanga, ndetse igenerwa inkunga nyinshi cyane zitandukanye kuva yamenyekana mu myaka ya 1980. Reka noneho tuvuge ibimenyetso biranga agakoko gatera sida ndetse kuwayirwaye kandi ushobora kuba yayanduza n'abandi.
hariho kandi ibyiciro bigera kuri bitatu by'ingenzi bigaragaza ubwandu bwa virusi itera sida: kuremba bikabije, kuremba bikurikiranye, ndetse no kurwaragurika kenshi bidakira, ndetse no kugera mu cyiciro cy'aho umubiri ubura ubudahangarwa mu buryo bukabije kandi buri hejuru cyane. Reka rero tuvuge kuri iki kimenyetso cya mbere, kuremba bikabije. Ku ikubitiro, kwandura virusi itera sida, icyo cyiciro cyitwa acute HIV, igihe kandi virusi itera sida iba ifite ubukana bwinshi cyane mu mubiri wawe, cyangwa se kwandura mu gihe cy'ibanze aho virusi iba ifite imbaraga nyinshi cyane mu mubiri, irimo gushaka gukwirakwira mu mubiri hose, aho bigenda mu buryo bwa blood circulation, mu buryo bwa electrons cyangwa se bw'amashanyarazi, uburyo ki amaraso aba afite kuba yatwara izo virus hirya no hino hatandukanye. Abantu kenshi kandi benshi cyane barwara ibicurane cyangwa se indwara isa na mononucleosis nyuma y'ibyumweru bigera kuri 2 n'ibyumweru 4 nyuma yo kuyandura, naho abandi nta bimenyetso bifatika baba bafite. Ibimenyetso kandi bibaho muri 40 ndetse na 90% by'abantu bafite ubwandu bwa virusi itera sida, kandi mu bisanzwe harimo umurimo mwinshi cyane ukabije. Uwo muriro rero uburimo ukabije cyane bukora umurimo ukomeye cyane wo kugira ngo ukwirakwize hirya no hino mu bice bitandukanye maze bitongorwe. Uyu muriro rero mwinshi ukabije uzamuka buri kanya, ibibyimba kandi mu kanwa, kumuka, ndetse kuryana mu muhogo cyangwa se guhubuka, hakabaho kandi no kubabara umutwe, kunanirwa cyane, ibisebe byo mu munwa ndetse no mu gitsina bitandukanye. Indwara rero z'uruhu zizana ibiheri bigaragara muri hagati ya 20% ndetse na 50% y'abanduye, byigaragaza mu buryo bw'uduheri twinshi cyane turi ku umurongo umwe kandi twinshi, tubyimbye gake gake kandi tudasanzwe. Abantu bamwe na bamwe barwara indwara zitandukanye muri iki cyiciro. Ibimenyetso kandi byo mu gifu nko kuruka cyangwa se imiswi bishobora kubaho, ibimenyetso nko kurwara imitsi, ingingo zigacika cyangwa se ingingo zitandukanye zigacika intege, igihe kandi ibimenyetso byiyerekana bitandukanye, ariko mu busanzwe ni icyumweru kimwe cyangwa se ibigera kuri 2 ibimenyetso watangiye kubibona. Bitewe rero n'imiterere y'iyi virusi cyangwa se y'indwara yabyo idasanzwe, ibimenyetso kandi nibifatwa nk'ibimenyetso simusiga by'abanduye virusi itera sida, ndetse kandi n'ibibazo bibonwa na muganga cyangwa se ibitaro bikunze gusuzumwa nabi nk'imwe mu ndwara zandura zifite ibimenyetso byinshi kandi byenda gusa. Niyo mpamvu kandi birasabwa ko virusi itera sida yakekerwa cyane cyane mu bantu bagaragara umurimo mwinshi cyane udasobanutse, ushobora kuba ufite isano n'ingaruka zo kwandura virusi itera sida. Bakunzi ba Bizaza TV Rwanda, reka mbashimire. Icyo ni igice cya mbere tuganiriye, reka tuzakomeza ku kindi gice cya kabiri, nayindi neguza nawe ubutaha.